amafaranga ahita yemera ajyana n'uwo mugabo muri hoteli. Abo banyamitsi rero imitsi yabo imeze nk'inzembe. Yagejeje uwo mugabo muri hoteli amera nk'uri gukeba. Umugabo arapfa, ikibuno aragitandura. None ugira ngo yari gushyira he? Ikibuno aragitandura, gitandutse araraba. Kamera itayerekana ibibaye muri hoteli, bajya kumufata. Ndashima Yesu ko abana b'Imana ibibuno byacu ari bizima. Iryo ni ibanga rero yandirimbo mwa kandi tuzagenda ari bizima biratagatifujwe. Niba ibibuno by'abagabo b'abantu b'Imana bitagatifuje, mwabakobwa mwe ibyanyu biratagatifujwe. Niba n'ibyanyu bitari bitagatifu ntimuzabikandagiramo. Ijuru niryo bizera batagati, abera n'abaziranenge batagatifujwe. Iyo nta mikino ibamo. Ibizaba kuri rubanda birakomeye. Ibizaba kuri rubanda bizaba no kubatambye. Kubatambye no mu gitambye. Abana bacu bigana abanyabyaha nabo bakambara nk'abanyabyaha. Ibizaba kuri bizaba kubatambye, ibizaba kumugarago, bizaba no kuri ba nyirabuja. Abagabo bari kurira, imigi yacitse ururondogoro. Abo bagore bari kwambara ibyo bintu biri kwerekana amanyashi, yatambikiza imbere y'umukozi, umukozi nawe agatambikiza, maze bakarebana. Barebana rugakurubana. Ibibazo ni byinshi muri Kigali. Kandi umugore afite umugabo, afite amafaranga, ariko umukozi akaba ari uhindutse umugabo we. Ishyano riri kunagana. Kandi Bibiliya itubwira ko ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Bizasimburwa n'irindi shyano. Ibizaba kubaja bizaba no kuri ba nyirabuja. Abaja ari kwisiga neza, yamara gukubita ifiriti, yamara gukubita igikoma, akayagagira, akambara ibyerekana amanyaje. Shebuja ati nyoko buja yagiye he? Yagiye ku kazi, ndashaka gusasa nawe, burya nta mukobwa urutundi. Amanyasha akababaye amanyashi. Ibyago n'amakuba. Abana batagira base bavutse muri ubwo buryo barandagaye mu mihanda. Abandi babagejeje muri za tuwarete. Abakobwa benshi bamwe na bamwe batakebwe, batumvira Imana, benshi bagiye muri za onapo. Bagiye muri za onapo ngo nibajya mu bwo bukubaganyi, aho kugira ngo babarohe muri toilette, bizarangirira iyo. Aseguye amabere ngo nta makumi. Nta makumi mpabonye. Mwabasore mwe, namwe ntari shasha, si mwebwe mwahinduye abo bakobwa ibirara. Barutse kumva umusore witwa ngo arasenga muri iri torero, ari no mu nshingano z'itorero. Buri sabato aba yateguye inkoko, maze akareba umukobwa rero ati ngwino tujye kurya inkoko. Bagera izo nkoko bakazishura. Kandi yitwa ngo ni umwizera. Ntabwo bazi ibanga ryo kubana na Yesu. Icyo bazi ni ibanga ryo kubana na Satani.
bakibwira ngo ni abasore ngo bakuriye muri Yesu, naho kumbe bagize iyo myaka yose bafitanye ayo mabanga n'umwanzi, ntabwo ashoboye kwiyubakira n'akazu. Kera se twiyubakiraga na twamuvurungora. Abahungu b'iwanjye bicaye ku ntebe ndavuga nti sha mwicaye ku izo ntebe zaje ntasoni. N'abasore bucura ko afite 20, isi urumva atari abasore? Bucura bwanjye afite 20 andusha n'uburebure. None hari intebe n'ameza, ngewe mfite saro nari naraguze mu busore. Ifaranga ryanjye ntabwo ryigeze rigwa hasi, nta n'ibiryabarezi byaririyeho. Ngewe ntabwo nigeze mba umurezi. Ibirya abana b'Imana ntimukababarezi. Si ubwo ko batavuze ngo amina ubwo baremeye? Ndavuze ngo ntimukababarezi. Nuko mbibukije se. Nkababwira nti mugere ku isaha mugugarare gutya, nta nuragura n'agasheze k'ibihumbi 5. Nuko cyakora Imana yarafashije ubuheta, perutse kumva ngo yaguza agatamara kabitsa. Ntumenya bazavamo abagabo. None ubwahereye ku gatama kakabitsa umenya byaje. Nagira amahirwe ntabwo yaba umurezi. Ibyago bizaba ku isi. Ibizaba kuri ba nyirabuja bizaba no kubaja. Ibizaba kubaguriza abandi bizaba no kubagurizwa. Ishyano riri kunagana, abantu bazapfa nk'isazi. Mwibuke induru zimaze iminsi zivugwa muri Palestina, hapfuye abantu amamiliyoni bapfa umusubizo. Mwibwira ko baziraga iki? Ni hahandi aho intare zirwaniye ibyatsi biragirira amakuba. N'ubu hari gutukira abandi, haba muri Israeli haba muri Iran, kandi abo bose icyo bari gupfa nta kindi, bari gupfa iki? Ni abakeba. N'abakeba bose ni bene Aburahamu. Ariko icyo bapfa ni iki? Ni Satani wazanye ibyago n'amakuba ku isi. Bavandimwe, iki ni igihe cyo kwiyegurira Imana. Uko mubona twigira imbere mu myaka, abantu bibwira ko ibintu bizarushaho kugenda neza, ngo abantu bazibarira iterambere. Nta terambere mpabonye. Ibintu bizarushaho kugenda bikomera bibidadi. Amahirwe dufite no guhumurizwa n'ijambo. N'ubu si cyo kuvuga ngo duhora turaramye nk'isengero zizafungurwa, musaba Imana n'isi ziteye gufungwa, kuko amatwi yacu ibyo agenda yumva. Imana izangwa ku isi, ndetse n'abitwaga ngo barasenga bazanga gusenga. Kare n'ababyeyi hano i Rwankuba ukuntu hasenga abantu 291 mu bantu 1307.